ndabaramukije muraho mugira amahoro y'Imana. Mbibutse gukora subscribe, share, mukore comment, mushyireho uko mubyumva kandi mutwandikire mutubwire ibyo twakosora bitameze neza. Uyu munsi wa none tuje mu kiganiro dushaka kuvuga ku bijyanye no kwivuza imiti y'ibyatsi cyangwa se ibimera. Ibimera, nituvuga ibimera, muratubara ntabwo tuba tuje ku bya bindi bagurisha mu alimentation cyangwa se muri aya mavuriro gakondo abifitiye ibyangombwa, kuko hari amavuriro gakondo akoresha ibyatsi cyangwa se ibimera abifitiye ibyangombwa kandi aba azi ibyo bimera ibyo bikozemo n'uburyo bishobora kugufasha, ndetse bazi n'ingano cyangwa se quantity ushobora gufata kugira ngo bitakugiraho ingaruka. Ariko hari n'abandi bakoresha ibyatsi mu kwivura cyangwa se mu buvuzi, ariko ibyo byatsi batarebye uburyo ingano cyangwa se batazi ibyo bashobora gufata uko bingana. Rero niyo mpamvu muri iki gitondo cyangwa se muri iki kiganiro nje kuvuga ku bijyanye n'uburyo n'ingaruka gukoresha imiti y'ibyatsi zishobora kutugiraho ku buzima. Gukoresha imiti y'ibyatsi bishobora kutugiraho ingaruka igihe twakoresha iyo miti y'ibyatsi nabi. Ese mwahita bibaza ati ese none imiti y'ibyatsi ntabwo ivura? Nibyo, imiti y'ibyatsi iravura, kandi n'imiti y'ibinini dufata cyangwa se imiti birimo produit chimique, chemical product, nayo iba yakozwe mu bimera cyangwa se mu byatsi. Ariko se abajya kubikora babikora gute? Icyo ni ikiganiro tuzagarukaho ubutaha. Aha turashaka kuvuga gusa ngo tubabwire ku ngaruka ibyatsi, gukoresha imiti y'ibyatsi bishobora kugira igihe wakoresheje iyo miti y'ibyatsi utabifiteho ubumenyi. Mu yandi magambo, muri make, ni ugukoresha imiti y'ibyatsi ariko hari wabihawe n'abafite ubumenyi, ko hari abantu bafite ubwo bumenyi. Ariya mavuriro tujya twumva akora ibintu bita herbal medicines, avurisha ibyatsi. Ayo mavuriro yo aba afite ubumenyi ku miti agiye kuguha, ndetse akanakubwira na quantity ushobora kunywa, ndetse rimwe na rimwe akanakubwira n'ingaruka iyo miti ishobora kukugiraho igihe uramutse uyifashe nabi. Imiti y'ibyatsi rero cyangwa se gukoresha ibimera igihe wabihawe n'umuntu utabifitiye ubumenyi bigira ingaruka cyane. Hari gusanga aho dutuye hirya no hino buri muntu wese avuga ngo njyewe ndi umuvuzi gakondo nkoresha ibyatsi, yewe hari n'uzamo akabeshya akavuga ngo Imana niyo yamishuriye ibyatsi ngo mbikoreshe. Oya, aho butubeshye, kuko kuva na kera kose Abanyarwanda bakoreshaga imiti gakondo mu kwivura cyangwa se mu buvuzi, ndetse no muri Afurika imiti gakondo hari ahantu henshi bayikoresha kandi bakayikoresha neza igakiza. Nawe ushobora kuyikoresha ariko uramutse uyifiteho ubumenyi. Ibyatsi, iyo ufashe imiti y'ibyatsi udafitiye ubumenyi, ingaruka za mbere, bishobora gutera ingaruka bya mbere, ni uko ushobora gufata quantity nyinshi bitewe n'uko ubikuha nta bumenyi afitemo. Arashyira mu kabido cyangwa se mu kantu agacupa yatoye hariya akubwira ngo genda unywe uyu muti, ntakubwira ngo uzanywa kangahe, uzanywa ungana iki, kuko we azi ko ibyo byatsi bivura gusa, nta bundi bumenyi abifiteho. Iyi ngaruka ya mbere rero ni uko iyo aguhaye uwo muti gutyo ushobora kugenda ukanywa mwinshi, wa muti mwinshi ukaba ushobora kugiraho ingaruka. Icya kabiri, isuku y'uwo muti. Usanga abantu benshi bavura gakondo cyangwa se abo baba babikora bwihishwa, ahantu babika iyo miti y'ibyatsi ni ahantu hatizewe. Usanga abantu bafite ibidobo cyangwa se sinzi uko abantu ahandi babyita mu bice bitandukanye, ariko usanga ibyo babikamo iyo miti ari ikintu kimwe basukamo, nta suku ntaki. Iyo miti urawufashe, ku ruhande rumwe ushobora kuba wakuvura ariko ukagusigira ubundi burwayi burimo inzoka zo mu nda n'ibindi. Tuzi ko inzoka zandurira mu byo turya biciye mu kanwa bitewe n'isuku nkeya. Iyo muti nawe ufite isuku nkeya rero ushobora kugutera izo ndwara, izo nzoka zo mu nda n'izindi ndwara zandurira mu myanda. Gatatu, ni uko usanga umuti umwe ushobora guhabwa abantu 10 bafite uburwayi butandukanye, kandi ubwo burwayi ntabwo yabusuzumye bifatika. Ni ukukureba gusa, yakureba ati dukurikije ibi n'ibi ubu ufite ubu burwayi, agapfa kuguha umuti. Ndabyibuka hari igihe umuntu ajya kwivuza
kuri abo bavuzi gakondo, wagerayo akavuga ati cira hano, wahacira te, ubwo waciye ubu ni uburozi bakuroze, ariko mu by'ukuri ntabwo afite ikintu cyasuzumye, ntabwo afite nta bizamini yakoze ngo amenye koko ko ari uburozi cyangwa atari uburozi. Icyo ni icya gatatu. Ubwo ibyo bintu uko ari bitatu maze kuvugaho, urabyumvise ko byonyine biguhamiriza ko wa muti gakondo bya byatsi bishobora kugiraho ingaruka bitewe n'aho wateguriye. Niyo mpamvu igihe ubona uburwayi bwawe bushobora kuvurwa n'abavuzi gakondo, ntabwo nabo bakoresha ibyatsi, gana abo bavuzi bazwi bafitiye ibyangombwa, baba bahari. Hari amavuriro ubona azwi bamamaza ati hano dukoresha ibyatsi, Habo Medecine tubifitiye n'ibyangombwa twahawe n'ibigo bishinzwe ubuzima. Abo baba bazwi ndetse bikugizeho n'ingaruka, wamenya aho ujya kubariza. Ariko kwa kundi ugera ahantu ukabona umuntu aho igihe arakwihengekanye ngo ndaguha umuti w'ibyatsi, uyu uravura ibi, uyu uravura ibi, hari ingaruka ikomeye ngiye kukubwiraho. Dukwiye kumenya iyi ngaruka ikomeye ngiye kukubwira ku mwijima wacu. Umwijima, inyama yitwa umwijima, niyo nyama ikura ibintu byose byakwangiza umubiri mu byo twariye cyangwa twanyweye. Inzoga, iyo miti y'ibyatsi n'imiti yo kwa muganga tunywa isanzwe. Umwijima niwo ukuramo ubwo burozi, ugakuramo ibintu byica bishobora kwangiza umubiri, ukabishyira iruhande, hanyuma ukareka ibizima ukabyerekezaho bijya kugira bifashe umubiri. Rero ufashe wa muti w'ibyatsi, kandi umuti wose ugira ibintu bita ibyiza n'ibibi, efe negatifu na efe pozitifu. Efe pozitifu ni byandi bishobora gukiza, efe negatifu ni byandi bishobora gutera ibibazo. Niyo mpamvu bakubwira ngo niba ugiye kwa muganga kwivuza kubaza tese hari umuti unywa ukakugiraho ikibazo. Iyo babwiye ati uyu muti runaka, urugero iyo nkwe paracetamol wenda ndabyimbagatana, cyangwa se iyo nkwe y'ibi barbendazole ndabyimbagatana, ibyo ni ukuvuga ngo uwo muti mu buzima bwawe ntuba ugomba kuzongera kuwufata. Icyo bita allergie. Ariko uriya muvuzi gakondo we ntabwo ibyo azabikubaza, cyane ko noneho iki kiragano turimo cyangwa se ikinyejana turimo, abavuzi gakondo benshi ntabwo babikora kinyamwuga, ahubwo babikora mu kwishakira amaramuko. Ntabwo abikubaza rero, warakubwira ngo ndabona bakuroze, akagukubita umuti, yabona bimaze kugeraho bikomeye, agahita agufata akakujyana he? Kwa muganga. Ibyo iyo akugejejeho wamaze kuremba, nta kindi kwa muganga ahasanzwe baba baragufasha, kuko aba akugejejeho nyine wamaze kuremba. Rero umwijima iyo wafashe wa muti ntabwo wagabanyirijwe ubukana bwa bya bindi birimo bishobora kwica. Urugero, niba uruganda rugiye gukora paracetamol, icyo rukora rwo rugabanyamo ibyica bwa burozi, uruganda rurabufata rukabugabanya, rukabushyira ku rugero runaka ku buryo udashobora kugira ingaruka ku bantu nyinshi. Ndetse no kuwa muti uguze, uzarebe haba harimo urupapuro rwanditseho ngo uyu muti ntiwemerewe kurenza ibi. Ukoreshwa muri ubu buryo, ushobora kuwufata 3 ku munsi kubera igihe ufite ibibiro, cyangwa se kandi uyu muti ntiwemerewe kuwufata utwite, cyangwa se igihe ufite uburwayi bwawe mwijima ntiwemerewe kuwufata, uko uyu muti uburozi bwawo bwinshi bukurwamo n'umwijima. Ariko uriya muti gakondo, umuti w'ibyatsi, reka tuvuge w'ibyatsi uko tuvuze gakondo, imiti gakondo twaba dushatse kuvuga ko gakondo yose yatera ikibazo, ariko ntabwo imiti gakondo yose itera ibibazo. Uriya muti w'ibyatsi nta makuru afiteho, azi ngo umuti uvura ibi gusa, ntabwo azi ko ushobora kugira ingaruka, nta n'ahantu yawunyujije ku buryo akuramo bwa burozi ngo abugabanye. Hari igihe umuti ujya gukorwa mu ruganda bakagabanya uburozi ufite, ahubwo bakongera imbaraga z'ibiri urimo zishobora gukiza. Kandi umuti uwo ari wo wose ufata, uwo ari wo wose ufite ibyo bintu byica n'ibintu bikiza, efe positive, efe negative. Iyo rero uwufashe, wo arafashe, avuguse ibya byatsi, arabiguhaye, ugeze mu rugo kubera ububabare, ufasha agakombe kose urakanyweye, icya mbere bigiraho ingaruka ni uko bijyamo wa mwijima wajya gukuramo bwa burozi burimo, aho kugira ngo uvemo, ahubwo ugatangira kwangirika.
urumva ingaruka. Kandi umwijima niyo nyama y'ingenzi umuntu agira mu mubiri we, iramutse igize ikibazo umubiri wose ushobora kugira ikibazo. Umwijima ugatangira kwangirika gake 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 gake, uko ufata bya byatsi. Hari abantu bamenyere uburwayi bwose bahuye nabwo kujya gufata ibyatsi gake 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 gake, wamara kwangirika. Noneho rero umwijima wamaze kwangirika, urumva ubuzima bwawe bwatangiye kujya mu bibazo. Bisobanura ngo mbere yo gufata wa muti w'ibyatsi cyangwa se w'ibimera, wakagombye kuwufata ku wa muntu nawe ufite ubumenyi kuri uwo muti, akabanza akakubwira ingaruka ushobora kugira igihe ufashe mwinshi. Ndetse niba uri umudamu, ukabanza wamenya niba uwo muti wemerewe kuwufata utwite, kuko ushobora kuwufata utwite, wa muti ugatambuka mu ngobyi y'umwana, wagera ku mwana ukamugiraho ingaruka. Aribwo ababyeyi bajya kubyara bwa mbere kumva kubabaza ngo mbese mwarafashe imiti y'ibyatsi, ko ya miti y'ibyatsi ishobora gutera ibibazo byinshi tutagarukaho, none wenda tuzagarukaho ubutaha. Tukababwira igihe umubyeyi atwite agafata imiti y'ibyatsi, ingaruka bishobora kumugiraho. Shuti yanjye, ntabwo gukora iki kiganiro ndi kukwangisha gufata imiti y'ibyatsi, ahubwo ndashaka kukubwira ingaruka bishobora kukugiraho igihe wagiye kubifata. Uwishe ntaririrwa, manzi ujye ku baganga babyemerewe bafite ayo mavuriro. Tujya tubona bamamaza, niba bafite ibyangombwa ntabwo tuba tubizi, biba bireba ababishinzwe. Ariko byibuzeho wagezeyo ho bakubwira ati iyi supplement nubwo ugiye kuyifata, ibi byatsi nubwo ugiye gufata uyu muti ukoze muri ibi bimera, ukoze muri ushobora kugiraho izi ngaruka, ariko ushobora kugufasha ibi. Warangiza ukabalansa, ugashyira ku munzani ukareba ingaruka mbi n'ibyiza, warangiza ukabona ugafata uwo muti. Umwijima rero ni inyama ikomeye ushobora kurinda, ariko wangirizwa cyane n'ibyo dufata. Wibuke yuko niyo ugiye gufata umuti usanzwe kwa muganga, ni byiza kubaza tese uyu muti nta ngaruka ushobora kugira, bakagusobanurira. Rero ugenda ugapfa gufata imiti y'ibyatsi, bya mbere wabonye ingaruka bishobora kugutera bitewe n'uko wabitswe. Uko n'iriya miti dufata kwa muganga, hari uburyo ibigomba kubikwa kandi bwiza kugira ngo itangirika. Ndetse n'iyo uguze ugifunze, hari akantu usangamo mu muti kaba karimo utuntu tw'udusaro, tuzatuvugaho ubutaha. Ese turiya dusaro tumarika muri uriya muti, tuzatuvugaho. Ariko niba wowe uri umuvuzi gakondo, genda wegere ikigo gishinzwe ubuzima, ukibwira ubumenyi ufite. Abwiye ati mfite ubumenyi mu kuvura, mu gutanga imiti gakondo, iyi n'iyi, nakoze ubushakashatsi, none mu ibyangombwa n'umuti wawe ubahereze, bawukorere ubugenzuzi. Nibasanga wemewe bakubwire ngo go ahead, ugende ukoresha umuti wawe, ariko utagira ingaruka ku bantu. Ubu hari abantu benshi bamaze kwangirika mu mibiri yabo kubera gukoresha imiti y'ibyatsi ibonetse iyo ari yo yose. Byarenze urugero aho abantu baba bavuzi gakondo ngo bakoreshe iyo miti, ahubwo tugiramo n'abitwa ngo ni abanyamasengesho, bavuga ngo njyewe Imana yanyeretse uyu muti, yewe bakawugendana bakagira gute. Ariko ibyo byose haba harimo indamu bashaka, barangiza bakemera gutanga iyo miti kandi bazi ko ishobora kugirira n'aba bantu, nyamara bo ubwabo babizi mu mitwe yabo ko n'ibyo batanze bidashobora gukiza. Nawe reba aho usanga umuntu afite ibase cyangwa indobo yashyizemo imiti, ariko wa muti ukabona abantu 20 batonze umurongo, cyangwa se bose bariyo bararwaye, bose ntibari kubahereza. Kenshi iyo abantu bivuje gakondo, muri abantu bavuga ko bavura amarozi, amara y'igihe aruka ahitwagira impiswi, babona amazi amaze kumushiramo, akaba ari bavuga ngo reka tumwohereze kwa muganga, umurwayi wawe tukimushoboye, kuko nta bindi bizamini ari bumukorere, nta nubwo azi neza niba ari uburozi, ni ukuvura ahuzana agashyiga. Mbere y'uko ufata icyemezo cyo kujya kwivuza ibyatsi, kwivuza gakondo, banza wivuze, wisuzumishe kwa muganga. Ubu dufite amahirwe, dufite igihugu gifite uburyo bwizewe bufatika bwo kwita ku bantu bagwaye. Iyo hamwe bakunaniwe bakohereza ahandi, banza ugane amavuriro bagufashe.
umuntu uwo ari wese yo kukubwira ibi byatsi nzi ko bivura, nawe uhita ugenda ufate upfe gufata, ko ntuzi ngo urafata ingano ute, ntuzi ngo uyu muti ushobora kugira izihe ngaruka, ushobora kugira izihe ngaruka. Niyo mpamvu abantu benshi turi gusanga iyi minsi imyijima yawe yarangiritse, ugasanga umuntu agize hepatite B, agize hepatite C, umwijima we urabyimbye, umwijima we ugize ikibazo, ntushoboye kuyungurura amaraso, kuko yafashe imiti y'ibyatsi imbere ikamuteza ibibazo. Rero icyo nabashishikariza muri iki kiganiro, tuvuze zimwe mu ngaruka, ntabwo tuzivuze zose, tuvuze zimwe mu ngaruka. Nuko twakwirinda gukoresha imiti y'ibyatsi ku bantu batabifitiye ubumenyi. Igihe cyose twumva koko indwara zacu zavurwa n'imiti gakondo, nitwegera abantu tubona babifitiye ubumenyi, banagusobanurira. Barahari bazwi benshi cyane, kandi namwe muzagenda mubumva, ubegere ubabwire uti mfite iki kibazo iki n'iki, yewe bo uzasanga bafite n'ibyo kugupima, niba gupima kuvuge koko urwaye uburwayi, ariko bushobora kuvurwa n'iyi imiti iri artificiel cyangwa se imiti ya kizungu, imiti y'ibinini n'ibindi ishobora kuba itakora, ariko ya miti baguhaye y'ibimera y'ibyatsi gakora, ariko bazi urugero barabiguhaho, bazi na quantité baguha. Ndabakunda rero, mpamvu nateguye ikiganiro nuko mbakunda, kandi nzakomeza gutegura iki kiganiro. Agato karakura, mujye muri comment mudufashe, mutubwire aho tutabikoze neza, tubikore neza, ariko tuzakomezanya dufashanya mu kungurana ubumenyi, mu kungurana ubwenge mu bijyanye no kwita ku magara yacu n'ubuzima. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, kandi tuzakomeza gufashanya dusengerana ndetse twungurana n'ubumenyi. Mukande subscribe, mukore share, mushyiremo na comment, hanyuma mutubwire uko mubyumva, dukomeze tubane. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.